Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani ya Nzuri Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, tukabubakira, tukabashakira ibyangombwa byo kubaka no gusana, ari nako kandi tubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa. Komeza rero kandi subscribe, komeza ukande subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, mwebwe mutarabikora ukore kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko muri kubibona rero, iki ni igipangu kigurishwa kirimo amazu arenze imwe, harimo amazu atatu, hakaba na botike ku muhanda. Hanyuma iki gipangu kikaba kiri hano mu karere ka Kamonyi mu murenge nta wundi ni Uwarunda, ahazwi nko ku Ruyenzi ka Muhanda. Hanyuma ni ahantu hafi cyane uvuye mu mujyi wa Kigali ucyambuka ikiraro cya Nyabarongo cyangwa se ucyambuka kuri Ruriba. Iki gipangu rero kikaba kirimo inzu imwe nini y'ibyumba 4 na toilette ebyiri na salon na salle à manger n'igikoni cyiza cyo mu nzu. Hakabamo n'indi nzu noneho y'ibyumba 3 na salon na toilette ebyiri n'igikoni cyo mu nzu. Hakaba n'indi ya 2 na salon ndetse na boutique ku muhanda. Iki gipangu kikaba cyinjiza amafaranga 500,000 ku kwezi, kandi rwose akaba ari igipangu cyiza kirimo ubuso bwa metero kare zigera kuri 500. Aha hantu rero turahagurisha, kandi turahagurisha amafaranga make cyane. Tugiye kugutembereza mu nzu wirebere uburyo ari inzu nziza y'akataraboneka. Urabona muri salo hayo, urabona inzugi zirimo, ona plafo, ni inzu nziza mu by'ukuri kandi ikeye. Iyi ni inzu nini. Hanyuma rero aha hantu turahagurisha amafaranga make cyane, nta yandi rero, ni miliyoni 60 zonyine ziganirwaho ukagura igipangu cyiza cyane kiri ahantu heza kandi kinjiza amafaranga menshi. Wayibonye salo, salle à manger, urabona ko ari ahantu hakeye mu by'ukuri. Miliyoni 60 ziri negociable, ahantu hashobora kubiwa hawe iki gipangu cyose. Bivuze ngo wakwibera mu nzu nini cyangwa se ukaba muri ya 3 na salo, noneho ukagira gute, izindi ukazikodesha. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ushobora kwinjiza byibuze 300,000 bya buri kwezi kandi nawe utuyemo, bitewe n'inzu wahisemo kubamo. Urumva rero ko ari ahantu hakataraboneka. Izi nzu rero cyangwa se iki gipangu wagikunze, waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 0788 48 37 cyangwa se 0781 2 3 Sibyo gusa kuko ushobora kudusaba ku mbuga nkoranyambaga zacu zindi arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe, tubane umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Igikoni nacyo wakibonye cyo mu nzu kirahari, ntago tujya tubabeshya. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze, ni muze mugure iyi nzu cyangwa se iki gipangu kuri miliyoni 60 kandi ziganirwaho ahantu heza cyane ku mafaranga make cyane. Miliyoni 60 negociable, hinjiza 500,000. Bivuze ngo rwose ushatse wahitamo inzu imwe ukayibamo, iyindi ukayikodesha ukajya ubona nagutunga. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze. Ciao ciao.